kandi igihe kizakubwira ko ikigeragezo cyawe Imana ikizi, kenshi na kenshi izaza iguhuza n'abantu bakivuyemo baguha ubuhamya kugira ngo wumve ko Imana irimo gukora, uticara ugira ngo Imana yahagaritse gukora. Mu bigeragezo rero abantu bumva gutaka kwacu, ariko iyo twageze mu gihe cyo gushima Imana n'ibyiringiro, Satani ntatuma abantu batwegera ngo bumve ko twakomeye mu by'Imana. Mu kigeragezo iyo ukigezemo hagati neza, kigufasha ikintu kimwe, kigufasha gutakariza abantu icyizere. Ikigeragezo iyo kigitangira abantu baraza bakagushagara, warangiza ukavuga uti ndashyigikiwe ntacyo nzaba. Ariko uko ugenda utera intambwe ukinjiramo imbere, niko abantu bagenda batakariza icyizere. Abo ubwiye ibyawe bahinduka abanyamakuru kandi warabasabye kuba abanyamabanga. Abo ubwiye ngo bagusengere, aho kugusengera ahubwo bajya kwicarana n'abo babasengerera kubera yuko bishimiye ibyago byawe. Kuva icyo gihe rero utakariza abantu icyizere. Bibaho yuko ushobora kwicara mu kigeragezo utazi aho kirimo kuva, naho kirimo kugira gute, naho kirimo kujya, utazi n'uburyo kizarangira. Hejuru yawe hari abagabo babiri bagomba kugutsindira mu kigeragezo. Inkuru mbi rero zitangira kuza. Ntabwo nzi buri muntu wicaye aha etape agezemo mu kigeragezo, ariko ushobora gusanga hari umuntu ubu wasohotse mu minsi mikuru winjiye mu kwakira inkuru mbi. Kwakira inkuru mbi yo mu kazi ko bakwirukanye, kwakira inkuru mbi yuko umwana arembye, kwakira inkuru mbi ko mukecuru yenda gupfa, kwakira inkuru mbi yuko iseta bagiye kuyikwirukanaho. Ukaba uri iyo ni etape ya kabiri y'ikigeragezo. Uri mu ntambwe yihe? Kwangwa n'abantu. Uri mu ntambwe yo gusakuza cyane wisobanura. Umuntu wese ugezeho ubu rero nubwo ndeba gutya ni impamo arya wumvise ibibazo mfitanye n'umugabo. Abagabo b'ikigeni uzi ko ari babi, n'ukuri pe nge ndi mwiza nubwo abantu birirwa bamamaza ngo ninge senya urugo. Mu by'ukuri pe nta kintu ntakoze, urisobanura ahubwo ugasanga inkuru yawe urimo urayamamaza ku batagize gute, ku batayizi. Ntabwo herutse kumva bambeshyira ngo naribye. Ni impamo y'Imana, imbere y'Imana ndagacika umutwe. Aho umuntu agahita avuga ati ariko ngiye nkurikije uko gikanura cyakwiba. Reka ngira ikintu mbabwira, wowe ugeze ku yihe ntambwe? Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Ni bangahe bashimye Imana ku bwa gahunda y'uyu munsi? Imana ibaha umugisha. Umuntu arebye ukuntu mungana muri benshi pe, benshi cyane. Ariko n'ubundi ijambo ry'Imana rigaragaza ko mu ihema ry'Imana hazaba igicucu cyo kwihishamo. Umuntu uzasohoka mu nzu y'Imana akajya gushakishiriza hanze, isi izamunyagira. Ariko abo bahuye iteka, izuba ryo gukiranuka rizajya ribarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Ubu rero tugiye gushyiraho umupfundikizo. Buri gahunda yose yabereye aha yari ifite agaciro, yari ifite ikigenda yinjiza muri twe kugira ngo tubashe kugambirira kuba mu ruhande rw'Imana. Niyo mpamvu rero tugiye gusoresha igika cy'ijambo ry'Imana, kandi ndaza no kuza kugira umwanya wo gusenga isengesho risoza. Abari kuri tekinike zo kuririmba baraza kuza kudufasha n'indirimbo y'116 ari nayo turasozesha iteraniro. Niba tumaze amasaha angana gutya turi imbere y'Imana, tukaba twungutse ibingana n'ibi twungutse, tukaba imitima yacu irimo gushibukamo ishimwe tutari dusanzwe dufite, tukaba twamaze kuvumbura ubugoryi bwacu, tukaba tubonye ko kubw'amasengesho y'abera Imana igiye kudusindagiza n'abarwayi ikabakiza. Se hari icyo tuzaburana Imana? Ntacyo. Tugiye kwigana amagambo nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo kuki igikombe cy'ikigeragezo cyawe kirushaho gusharira. Kuki igikombe cy'ikigeragezo cyawe kirimo kurushaho gusharira? Ese
ni ubushake bw'Imana cyangwa ni intege nke zanjye nawe? Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko iyo tugiye gusenga aba atari ukukubwira amakuru utazi, ahubwo kuba ari ukukwereka agahinda kacu. Kandi nk'uko abantu baremye iyo basabye bizeye, ubaha imbaraga zo gutegereza bakumva baruhutse. Niyo mpamvu tukwiyeretse. Buri muntu wese uri hano afite ikigeragezo cyamugoye. Kenshi na kenshi hari n'igihe ajya kubona akabona mu gihe atangiye gusenga nibwo kibaye kinini. Kenshi na kenshi buri muntu wese mu biganza bye afitemo igikombe cy'ikigeragezo. Uko agenda asomaho niko arushaho kumva gisharira kuruta uko ejo cyashariraga. Bamwe na bamwe biranabagusha, ndetse na bamwe bigatuma bumva batera intambwe batakwegereye bishimye. Uyu mwanya uri Imana yacu ifite imbaraga. Uri umubyeyi tukaba abana. Nta kintu na kimwe umubyeyi wo mu isi ajyaho umwana we atabanje gusogongeraho. Tugushimiye ko wasogongeye ku byo turimo gucamo. Nawe wabiciyemo. Ntaho na rimwe ririmo guhanda umugabo uri hano n'umugore uri hano. Ntaho ririmo guhanda umukobwa uri hano n'umuhungu uri hano. Ritigeze riguhanda. Ubwo wateye intambwe ugahura n'ibyo, uduhe kukugirira icyizere. Iri jambo tugiye kwiga uduhe kugira ngo twige ubwenge bwo gushinga ikirenge aho gishinguye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 13. Bibiliya yasobanuye mu isomo rimwe ikigeragezo, isobanura uko umuntu akwiye kucyitwaramo. Bibiliya inagaragaza inzira zo gusohoka mu kigeragezo. Nituramuka tugiye hirya ya Bibiliya ntago tuzabona igisubizo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 13. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kucyihanganira. Amen. Muri iri somo ndimo ndabonamo ibintu bidasanzwe bikwiye kunsindagiza mu rugendo rwanjye. Icyambere, iri somo rirambwira ko ntakwiye kwibwira ko ari njye njyenyine umerewe nabi gusa, kuko nta kigeragezo kibasha kuza atari urusange mu bantu. Bivuze ngo nta muntu n'umwe uzahura n'ikigeragezo ku isi, nta wundi muntu ugifite. Kandi igihe kizakubwira ko ikigeragezo cyawe Imana ikizi, kenshi na kenshi izazi guhuza n'abantu bakivuyemo baguha ubuhamya kugira ngo wumve ko Imana irimo gukora, uticara ugira ngo Imana yahagaritse gukora. Ikindi kintu cya kabiri ndimo gusoma muri iri somo gikomeye, bitewe nuko Bibiliya iravuga ngo kandi Imana niyo kwizerwa. Kubera iki? Mu kigeragezo iyo ukigezemo hagati neza, kigufasha ikintu kimwe, kigufasha gutakariza abantu icyizere. Ikigeragezo iyo kigitangira abantu baraza bakagushagara, warangiza ukavuga uti ndashyigikiwe ntacyo nzaba. Ariko uko ugenda utera intambwe ukinjiramo imbere, niko abantu bagenda batakariza icyizere. Abo ubwiye ibyawe bahinduka abanyamakuru kandi warabasabye kuba abanyamabanga. Abo ubwiye ngo bagusengere, aho kugusengera ahubwo bajya kwicarana n'abo babasengerera kubera yuko bishimiye ibyago byawe. Kuva icyo gihe rero utakariza abantu icyizere. Bibiliya rero ivuga ngo iki? Nubona watangiye gutakariza abantu icyizere mu bigeragezo, nyamuneka uzirinde kugwa mu ikosa ryo gutakariza Imana icyizere. Imana niyo kugira gute? Niyo kwizerwa. Iri somo riratangaje cyane kuko rirakomeza rikavuga ngo kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora. Amen.
mbere y'uko twinjira mu kigeragezo, Imana irabanza igafata ibiro byacu mu by'agakiza isanzwe izi, ikabishyira ku ruhande rumwe rw'umunzani. Yarangiza igafata kwihangana kwacu ikagushyira ku rundi ruhande rw'umunzani, yarangiza ikabigerageza. Iyo ibonye yuko ibintu biturengeje uburemere, Imana irabanza igahagarika icyo kigeragezo, ikabanza ikakuzanira ibihe byiza byo gusenga, ubumenyi buke mu byanditswe byera ikabukuvura, kwihangana ikakukubikamo, ikakubikamo abantu bagomba kugutekereza bakazaza bagukurikirana. Noneho Imana ikemera ko ikigeragezo kibona kugira gute kuza. Imana yacu ni umucuzi w'umuhanga ku buryo ntishobora gufata icyondo ngo ikitiranye na zahabu nirangiza icyohereze mu itanura. Ntago bibaho. Nuramuka ubona wageze mu itanuramo hagati, uzamenye ko ntago ukiri ibyondo, Imana yakugize iki? Izahabu. Ntabwo Imana ishobora kwitiranya izahabu n'icyondo ku buryo yicara igashyira mu itanura igacanira, yageramo hagati ikavuga iti mwe muhagaritse twibeshye, muzi ko twibeshye musoni ko ari izahabu nyamara ni icyondo, mugabanye umuriro. Oya, oya. Imana izi ibyo ushobora kwihanganira. Nubona ubigezemo, jya ubwira Imana ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibahe mu ijuru. Iri somo rirambwira ikindi kintu gikomeye. Ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu. Akanzu ubundi habaho amoko atandukanye y'inzira, ariko cya gihe umuntu ari mu kibazo yabuze inzira, abona ahantu hose hafunze. Tuvuga umuntu arimo arahira mu nzu, Abanyarwanda baciye umugani ngo uhiriye mu nzu ntabura hapfunda iki? Imitwe. Ariko ku bana b'Imana iyo barimo guhira mu nzu, Imana ica akanzu. Ni umwenge ugomba kuba ungana n'umutwe wawe n'agatuza kawe, ku buryo guseseramo nawe bikugora, ariko gukira bikaza gushoboka mu izina rya Yesu. Imana rero niyo izi aho yashyize inzira tuzacamo dusohoka mu bibazo. Kenshi na kenshi hari igihe ujya kureba musoni ngo akwereke uko uzasohoka mu bibazo, musoni akagufasha kubisohokamo nk'uko nawe yabisohotsemo, kandi yabisohotsemo nabi. Igitabo cy'umugenzi kivuga ko igihe Mukristo yari ari kumwe n'umugenzi wari wishushanyije mu bandi, ngo bageze mu isayo gahinda gasaza. Isayo irabakubita, ko noneho Mukristo aranababara, aravuga ati ariko Imana ko yari bizi ko iyi nzira ijya i Siyoni, ikaba ibizi ko iyi sayo ihari, kuki itashyizeho uburyo bwo gukira ngo umuntu ace hano adasayaguritse? Witwa Nyamugirya Nino, ndatekereza ari we, yaravuze ati niba ibintu bibaye bibi tugitangira gutya, ubu nakwizera kuko dukomeza twigira imbere bizoroha. Reka da, ngo arangije ngo atangira kwisayura asubira aho yagize gute yavuye. Ikintu gitangaje, imbaraga yakoresheje yisayura asubira aho yavuye, iyo azikoresha atera intambwe ajya mbere, n'ubundi yari kugira gute yari kuvamo. Ni ukubera iki Satani yaduciye intege zo gukomeza mu by'Imana, ariko akatwongera vitensi yo gusubira inyuma. Mukristo arangije aravuga ati hoya, iyi sayo ndarwana nayo, kuko ubwo iri mu nzira ijya i Siyoni nta hantu nayihungira. Arangije ngo mu gihe yari arimo kurwana n'iyo sayo, ngo yabwiwe neza ko muri iyo sayo hagiye hahishemo amabuye yo gutarukiraho ku mugenzi ujya i Siyoni. Ariko isaya yirimo ntayirimo, yakubiswe ntiyakubiswe. Abandi barisayura basubira. Reka mbabwire, kenshi na kenshi mu bigeragezo twisayura dusubira aho twavuye. Ikintu gitangaje, Bibiliya ibivuze neza, iravuga ngo hamwe n'ibibagerageza, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu. Amagambo akurikiye, kugira ngo mubone uko mubasha kugira gute kukihanganira. Kwihangana umuntu akoresha ukwe, ariko iyo ageze muri nyina w'ikigeragezo neza mo imbere atangira gukoresha kwihangana kw'Imana.
Niyo mpamvu umuntu azakubwira kubaza ati ibi bintu ubyihanganira ute, ko njyewe ari njye ntarara muri uru rugo, uyu mugabo ko nahita nakagatanya. Warangiza ukamubwira uti nanjye sinzi uko byagenze ariko nta nicyo bintwaye. Hari abantu bazaza kugusura bakubaza impamvu kwihangana ufite mu kigerageza urimo kugukura, nawe wisakasake usange si ukwawe. Kubera iki? Mu kigeragezo ni gahunda y'Imana yuko igomba guha abana bayo. Kwihangana kwawe gukoresha iminsi mike itangira ikigeragezo. Iyo kumaze kugukamukana, Imana iguha kwihangana kwayo. Nshuti zanjye, ntabwo nabura kubabwira yuko mu kigeragezo hari ibintu bikomeye. Iyo urebye ikigeragezo Yobu yaciyemo, nimureba neza muri Yobu 23:10, Bibiliya iravuga ngo ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Amen. Yobu amaze kugeramo hagati mu bigeragezo yavumbuye ko umugambi wabyo ari mwiza ku Mana. Icyambere, Imana ifite umushinga yuko Yobu uko yinjiye mu kigerageza ameze azasohokamo ari mwiza kuruta uko yaragize gute yari ameze. None nagira ngo mbabaze, byagenze gute? Yobu atangira ikigeragezo yavuravuze ati Mana kundangaranye, nari amaboko y'abakene, nagiraga gutya na gutya. Ku musozo w'ikigeragezo Yobu agisohotsemo yaravuze ngo ibyawe nari narabyumvishije iki amatwi, ariko none ngize gute? None nagira ngo nkubaze, ari ukumva iby'Imana n'amatwi no kuyibona muri kumwe mu kigeragezo, igifite akamaro n'iki? No kuyibona muri kumwe, ukayibona amaso ku maso. Kenshi na kenshi rero hari abantu bajya basohoka mu kigeragezo agahita abwira abantu ati nabonye Imana. Abantu bagatangira bati ngo waratangiye n'ubwaka, yayibonye ate? Ko Bibiliya ivuga ngo Imana ntigaragarira iki? Amaso. Ariko nagira ngo mbabwire, igihe Yesu yari ari ku musaraba, ibihe yari arimo byamwerekaga ko Imana yamutereranye, ndetse amajwi ya nyuma y'abigishwa be, ayo majwi yayumvise Yesu avuga ngo twari tuzi ko ari wowe uzakiza amahanga, none nukubirangiye. Ibintu byose Yesu yarebaga, yitegereje nyina, amaze kumubwira amagambo abona abigishwa baramujyanye. Yesu arangije aravuga ngo Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje? Ako gahinda ngo Yesu yari ameze nk'uko tuba tumeze mu kigeragezo, buri muntu wese. Ijambo rivuga ngo ni iki kikundekesheje, muzabona ko niryo ritinda mu buzima bwacu, kandi iyo tugeze mu kigeragezo hagati, ayo magambo igihe Yesu yavuga ngo Mana yanjye, Mana yanjye, ngo yaratatse ku buryo abantu bari bahuruye i Karuvari bose barabyumvise. Ariko amagambo avuga ngo mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye, ayo magambo bayumvise ni bake. Mu bigeragezo rero abantu bumva gutaka kwacu, ariko iyo twageze mu gihe cyo gushima Imana n'ibyiringiro, Satani ntatuma abantu batwegera ngo bumve ko twakomeye mu by'Imana. Icyo nashakaga kuvuga ahangaha ni iki? Yobu yari abizi ko ikigerageza azagisohokamo. Nagerageje kureba intambwe ikigeragezo cya Yobu cyagiye gitera n'uburyo yagisohotsemo. Intambwe ya mbere, ibigeragezo bya Yobu byaje mu gihe yari umuntu uguwe neza. Igihe yarakoraga iminsi mikuru, iwe bahamagara abantu bakaza bakarya, nibwo ikigeragezo cyaje. Ariko Yobu we yagize ngo cyaje ari uko yapfushije abana. Kubera iki? Umunsi Satani abwira Imana ngo Yobu ntabwo agukundira ubusa, ntiwagiye urinda ibye n'abana be n'ibiki, nanjye ubinkoreye biriya nanjye nagira gute? Imana irangije amubwira iti rero nguhaye Yobu n'ibye byose, ariko ubugingo bwe ntabwo wemererwa kubukoraho. Kubera iki? Ubugingo bwe buhishamwe na Kristo mu Mana. Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, buriya mu minsi y'umunezero nibwo ibigeragezo byinjira iwacu, ariko tuba tuzabibona ku munsi w'iki? Ku munsi w'amakuba. Ikigeragezo, intambwe ya kabiri yakurikiyeho ikigeragezo ni ukwakira inkuru mbi. Ariko Yobu ntazi aho birimo kuva, ntanabisobanukiwe. Ariko hari abagabo babiri bazi ibirimo kuba kuri Yobu. Umwe ni Satani, uwundi ni Kristo.
Yobu ntazi birimo kugira gute. Bibaho yuko ushobora kwicara mu kigeragezo utazi aho kirimo kuva naho kirimo kugira gute, naho kirimo kujya, utazi n'uburyo kizarangira. Hejuru yawe hari abagabo babiri bagomba kugutsindira mu kigeragezo. Inkuru mbi rero zitangira kuza. Ntabwo nzi buri muntu wicaye aha etape agezemo mu kigeragezo, ariko ushobora gusanga hari umuntu ubu wasohotse mu minsi mikuru winjiye mu kwakira inkuru mbi. Kwakira inkuru mbi yo mu kazi ko bakwirukanye, kwakira inkuru mbi yuko umwana arembye, kwakira inkuru mbi ko mukecuru yenda gupfa, kwakira inkuru mbi yuko iseta bagiye kuyikwirukanaho. Ukaba uri iyo ni etape ya kabiri y'ikigeragezo. Etape ya gatatu y'ikigeragezo cya Yobu, hatangiye gufatana no kwiyungikanya kw'ibibi biva kuri liste ya Satani. Noneho hatangiye kugaragara ibigerageza, ingaruka zabyo zatangiye kugaragara kuri Yobu. Ibigeragezo rero ingaruka zabyo zagomba kugaragara ku mubiri we, zikagaragara ku mutungo we, zikagaragara ku bana be, ariko izi ngaruka zari zitaratangira kugaragara mu magambo ye, ariko byaje kurangira no mu magambo ye hagaragaye iki? Ingaruka. Aha rero iyo ibintu bitangiye kuza, ikintu kimwe cyicomekamo ikindi cyicomekamo ikindi, bituma umuntu ahinduka nk'umusazi. Yobu yageze aho mu kwihana kwe abwira Imana ati, Mana nanjye ntundenganye. Ubwo arimo arihana ku musozo ikigeragezo kirangiye. Yabwiye Imana ngo n'ibigeragezo byandenze bituma mvuga ibintu ntagize gute, ntazi. Umuntu agera wakamera nk'umusazi. Ariko icyo nshimira Imana, muri icyo gihe umeze nk'umusazi, uri umwiyahuzi, wari umubwiriza, wari umuririmbyi, warekuraga amagambo ahumuriza, ukaba urimo kurekura amagambo y'urucantege, Imana iragufata ikaguhisha. N'abantu muganiriye ibyo uvuze ntibajye babiha agaciro, bikamera nk'ibitavuzwe. Etape ikurikira, noneho Satani amaze kubona bigenze gutyo, Satani yohereje intumwa zisa n'intumwa zoherejwe n'Imana, ariko zizanye amagambo ya Satani. Mu kigeragezo bibaho, umuntu araza akaza, mama kanakomera, ese uyu mwana wacu arwaye iki? Ariko Satani ni mubidizi. Ugatangira uti kwa muganga hari ibyo batweretse, turacyategereje. Agatangira atariko mama kana, ubu uri mu bantu batazi aho isi igeze. Ubu uriyicaye, barimo baragusengera, barimo baragushuka ngo ukomeze unywe ibi binini. N'akazi kawe umwana araguca mu myanya y'intoki. Ugatangira uti se ko naringize ngo uraje ngo dufatanye gusenga ko twabanye no mu itsinda, nzakubwira ati hari umumama warwaje ibi bintu, ejo bundi umwana niyo yarapfuye. Dore nkwereke, umukecuru yakoze ku tubabi acira mu maso h'umwana, ubu umwana araguruka. Ariko wibaze, kandi binjira mu rugo wavuze uti Imana yohereje abana. Yobu yagiye kubona abagabo batuje, basa neza, bari abantu basanzwe bavuga amagambo akomeye. Yobu baravuga ati muzi y'igihe kabisa. Baratangira bati niba uri umwana w'iki? Niba uri umwana w'Imana. Iyo etape uyigeramo. Etape ikurikira iyo, noneho Satani areba umuntu wa bugufi bwawe, wa muntu wabitse ku mutima, wa muntu ujya uvuga ugakora utiriwe utekereza ikindi kintu. Uwo muntu ashobora kuba ari umugore wawe, ashobora kuba ari umugabo wawe, ashobora kuba ari nyoko bukwe cyangwa undi muntu, ashobora kuba ari umuntu musengana. Satani aramwegera akamubikamo ijambo rimwe azakubwira rivuga ngo ndimo ndabona gukira bidashoboka, fata umwanzuro wihakana Imana ugire gute, wipfire. Niko uzajya kubona umuntu iduka rarikinguye ku isabato, umubaza uti bimeze gute? Ati reka nkubwire, iyi nama nayigiye n'umupastor, iyi nama nayigiye n'umuvugabutumwa ukora amavuna, arambwira ngo aho kugira ngo abana banjye bazandavure ntora amashashi nkingure ku isabato, iminsi yo kwihanira cyageze gute, iracyari. Naho Satani yakoherereje umuntu ngo kubite ifuni ahora hoza ubwonko bwawe. Yo baricaye abantu barahacitse, aravuga ati ntacyo nsigaranye umugore. Umugore aramubwira ati uko mbona bimeze, yakana Imana wipfire. Yo baramureba, buriya umuntu iyo arwaye n'abantu basura, njyewe nigeze kurwara. Iyo urwaye burya mujye mwirinda gupfa kuvuga amagambo ahantu hari umurwayi. Wari uzi ko niyo mwongorerana
mubona ameze nk'umuntu wagezejweyo, ubwonko bwe babugira gute? Babukora. Mperutse kuganira n'umunyeshuri, umunyeshuri arambwira ati njyewe ntabwo merewe neza, ntabwo nkishimiye kubaho. Kubera iki? Njyewe narwaye igicuri, kuva napfusha mama numvise ibihe ndimo bingoye, kubyakira biranga. Atariko singiye kwa muganga, umuganga arimo kumvura, numvaga n'undi muntu aramubwira ngo ibi bintu ngo ibi binini ndimo kunywa ngo nzabinywa mpaka mpfuye, kandi njyewe numvaga gukira biri hehe? Biri hafi. Yobu yari yarumvise umugore we abagore bamusura, yumva amagambo bagenda bamuzanamo. Yobu akimara kumva umugore avuze gutya, yaravuze ati nawe sinakurenganya, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abaki? B'abapfapfa. Iyo ugendana n'abagore b'abapfapfa wisanga amagambo akuri mu kanwa arayabaki? Arayabapfapfa. Nyuma y'icyo Yobu yakubitanye n'ikigeragezo gikomeye. Nimureba muri Yobu 12:6, Yobu yatangiye kwibaza ibintu arimo gucamo aho bituruka n'ibiki biramurenga, ariko akazaza abaza amakuru y'abapagani. Ese kanaka araho ameze neza? Yego, yewe yaranungutse n'abana be barahari rwose. Kanaka araho ko atangeraho? Yewe arahuze, imirima irimo irunguka rwose. Arabaza asanga ku rutonde abapagani bose azi bamerewe neza. Arangije abwira Imana ati ni iki gituma mererwa nabi, abapagani bose baguwe neza? Cyari ikibazo? Nticyari ikibazo. Nyuma y'urwo hakurikiraho ikindi kintu gikomeye, hakurikiraho kwiheza kw'abavandimwe, abo muvindimwe, abo muziranye, inshuti zikakwibagirwa, abo mubana bakagufata nk'umushyitsi. Yobu 19:13 kugeza kwa 15. Inkuru yawe iribagirana, wowe kazaza ugira ngo abantu birirwa bakuvuga, naho nta mwanya wo kukuvuga bafite, mu mutwe bamaze kugira gute? Guhanaguramo. Niyo mpamvu uzabona umuntu ufunguwe, umuntu wari urwaye igihe kirekire, yagarutse ujya kubona ukabona abantu bose barakangutse bati kana uracyabaho. Ntago baba bakubeshye. Niko ikigeragezo kimera. Nyuma y'ibyo rero, nyuma yo guceceka, abantu barakuvuga, bamara kukuvuga noneho bagaceceka neza, inkuru yawe igahanagurika ku musozi. Nyuma yo guceceka kw'abagucyuriraga, nawe ibyo wavugaga wacecetse. Nyuma yo kubura ibyo wirengeraho, ibyo wisobanuraho n'ibiki byose, uraceceka, abantu bagaceceka. Kiba ari igihe cyiza cy'Imana cyo kuvuga. Imana noneho iraza mukagira gute? Mukaganira, kuko ibigambo wavugaga byatumaga utayumva. Abakubwiraga amagambo, bakuzanira amagambo bagushyira n'andi, abo nabo baba barushye bacecetse. Kiba ari igihe cyiza cy'Imana cyo kuvuga rero. Yobu 38:2, Imana yaganiriye na Yobu kugeza ubwo yihana. Nimureba Yobu 42:3 kugeza kwa 5, kwihana kwa Yobu no kwemera k'ubushake bw'Imana ariko byagombaga kumera. Yobu amaze kwihana, amaze kwemera ubushake bw'Imana, hakurikiyeho noneho igika gisoza ikigeragezo. Ni igika cyitwa gushumbushwa n'Imana. Uribuka yuko mu kigeragezo abamarayika batigeze bakuzanira ibyo wagomba kubona? Dufite isomo rivuga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Abamarayika bajyaga kubimanura, ariko bakibuka kuri mu ishuri rigusaba yuko ugomba kwerekana yuko wasonza wahaga wize gutozwa n'Imana. Kubw'ibyo rero ipura yawe abamarayika bari bageni, imigisha, ikiraka cyawe, icy'Imana yari yapanze kubona, ntukigerwe ntikikugereho kubera ibigeragezo. Imana ibishoreranya nyuma y'ikigeragezo. Noneho niko uzajya kubona ubone urimo uracuruza ibintu bikaza, abantu bakaba bafite imari, ukabona abantu bararwanira iwawe, ukabona iyo usohotse mu kigeragezo ibyo wabuze. Muze kubireba neza. Bibiliya ivuga ngo iki? Yesu ari mu butayu ntago yari yemererwa guhabwa umusada uwo ari wo wose ageragezwa n'umwanzi, ariko Bibiliya iravuga ngo Satani amaze kuvaho yageragerezaga Yesu, Bibiliya iravuga ngo haza abamarayika bakagira gute? Bakamukorera.
none nagira ngo mbabaze, urigeze ku yihe ntambwe? Ngizo intambwe zagize ikigeragezo cya Yobu, ari nazo ntambwe zigize ikigeragezo cyacu. Uri mu ntambwe yihe? Kwangwa n'abantu? Uri mu ntambwe yo gusakuza cyane wisobanura? Umuntu wese ugezeho ubu rero, nubwo ndeba gutya ni impamo, arya wumvise ibibazo mfitanye n'umugabo abagabo b'ikigeni uzi ko ari babi, n'ukuri pe nge ndi mwiza, nubwo abantu birirwa bamamaza ngo ninge senya urugo, mu by'ukuri pe nta kintu ntakoze, urisobanura, ahubwo ugasanga inkuru yawe urimo urayamamaza ku batagize gute, ku batayizi. Ntabwo herutse kumva bambeshyira ngo naribye, ni impamo y'Imana, imbere y'Imana ndagacika umutwe. Aho umuntu agahita avuga ati ariko ngiye nkurikije uko gikanura cyakwiba. Reka ngira ikintu mbabwira, wowe ugeze ku yihe ntambwe? Niki gituma ikigeragezo cyanjye nawe kirura? Ndasoreza ku magambo ari mu gitabo cyitwa Inyandiko z'Ibanze, paje ya 58 na paje ya 59. Nidutsinda ibigeragezo duhura nabyo kandi tukanesha imitego ya Satani, tuzihanganira kugeragezwa ko kwizera kwacu, kuko ari iby'igiciro cyinshi kurusha izahabu, bityo tuzaba dukomeye kandi twiteguye neza guhangana n'ibizakurikiraho. Nyamara nituramuka ducitse intege maze tugahurwaho ibishuko bya Satani, tuzarushaho kuba abanyantege nke. Reka nihute, iminota yacu yashize. Imana yanyeretse ko yahaye ubwoko bwayo igikombe gisharira bugomba kunyweraho kugira ngo ibweze kandi buboneze. Paje 59. Ni ikinyobwa gisharira kandi bashobora kugitera kurushaho gusharira kubwo kwivovota, kwinuba no kwiganyira. Kwivovota, kwinuba no kugira gute, no kwiganyira, bituma igikombe cy'ikigeragezo cy'umuntu gisharira noneho kurushaho. Hano haranditswe ngo ariko abakira icyo gikombe muri ubwo buryo bagomba kongera kubona ikindi gikombe, kuko icya mbere kitigeze gitera impinduka zari zigamijwe mu mutima, kandi iyo icya kabiri nacyo kitigeze kigira icyo kibamarira, bagomba kubona ikindi kigakurikirwa n'ikindi kugeza ubwo kizateza impinduka zikenewe. Ikigeragezo nubona kirimo kuvamo hicomekamo ikindi, uzamenye ko cya kindi cya mbere umusaruro Imana yashaka ko kikumarira ntabwo cyagize gute. Kubera iki? Kwinuba, kwivovota no kugira gute, no kwiganyira. Bituma witeguye. Reka mbabwire, niba izo defo eshatu zifite mu kigeragezo, ukaba uvuga ibigambo bibi, ukaba winuba, wifuriza abantu ko baca mu byawe, Musoni yanze kuza kunsura, mubwire ngo isi nisakaye nawe azagira gute, azanyagirwa. Wowe uzanywa icya kabiri, umwe n'icya kangahe, icya gatatu. Aya magambo ari mu Nyandiko z'Ibanze. Haranditswe ngo kugeza kigakurikirwa n'ikindi kugeza ubwo kizateza impinduka zikenewe. Bitaba ibyo zigwa banduye, badatunganye mu mutima. Nabonye ko iki gikombe gisharira gishobora kuryoshywa no kwihangana, gushikama no gusenga. Amen. Umuntu ufite ibi bintu bitatu mu kigeragezo, nubwo mu itorero batamusura, ujya kubona ukabona amaze gukira, araje agahagarara ati ndashaka umwanya wo gushima. Ntabwo atangira avuga ngo mwese ngo murabona urusengero uko rungana, nta n'umwe wangezeho, nageze aho ndibaza ngo ariko ubu turi abantu b'Imana cyangwa ntituri bo. Wowe ntabwo uzi ibyo urimo. Umuntu Imana izanye, ujya kubona ukabona aratangiye ati nasabye Imana ko ningira umugisha wo guhagarara hano nzashima izina ryayo. Yarangiza agatangira ati kandi n'abatarambayeho namwe ntimworohewe. Muranyumva neza? Yarangiza agashima Imana akavuga ati kandi ndakomeza umuntu uri hano uri mu nzira nk'izo narindimo, amenye ko ubwo Imana yanshyize ku rutonde ikansubiza, bishoboka ko wowe wicaye aha ari wowe uri kuri nimero igira gute, ikurikira Imana yo gusubiza. Ariko iyo kwihangana, gushikama no gusenga nibyo biryoshye igikombe cy'ikigeragezo, kandi ko kizateza impinduka zigamijwe ku mitima y'abantu bacyakira, kandi
Imana izahabwa ikuzo. Ntabwo kuba umukristo no kuba waramaze kwiyegurira Imana ari ikintu cyoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye, si ibintu by'umunyenga. Ndasoza mbasaba kureba muri Zaburi 119. Zaburi y'119. Abayobozi b'indirimbo baze bahagarare hano. Iyi Zaburi y'119 murongo wa 67 tuwusome, nitumara kuwusoma turirimbe indirimbo dusoza. Zaburi y'119 umurongo wa 67. Reka mbasabe aya magambo tuyasome muhagurutse. Zaburi 119 umurongo wa 67. Ntarababazwa narayobaga, musubiremo, ariko none nitondera ijambo ryawe. Isomo rindi riri muri Zaburi ya 55 umurongo wa 3. Zaburi 55 umurongo wa 3. Zaburi 55 umurongo wa 3. Nyitaho unsubize. Nyitaho unsubize. Kwiganyira bintera gukora hirya no hino bikanihisha. Ndasaba Imana nk'uko indirimbo tugiye kuririmba ibivuga, kugira ngo kwiganyira ko kudutera gukora hirya no hino, tugiye guhita turirimba indirimbo y'116. Umutima wawe ushakira umwanya Yesu yinjiremo, aho ikibazo cyose uzagira muzaba muri kumwe kandi nta kintu uzamuburana. Imana ibaha imbaraga mu izina rya Yesu. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko ufite umunzani upimiraho uburemere bw'ibyo twihanganira. Tugushimiye kuri Imana izi akanzu twacamo tugasohoka mu kigeragezo. Uturinde gusakuza cyane mu kigeragezo. Uturinde kuba hari abantu benshi batuzengurutse basakuza. Dutuze twumve ijwi ryawe ritwereka aho twakirira. Muri uyu mwanya abana bawe bari mu nzu yawe ni wowe bashakiraho uburuhukiro. Ibigeragezo abana bawe barimo, bamwe bazi impamvu abandi ntibazi impamvu. Bamwe bari mu ngaruka zabyo, abandi nabo nibwo barimo kubyinjiramo. Abandi babimazemo igihe, ariko kubera kwivovota, kwinuba, kutihangana, turimo turava ku gikombe kimwe twirenza ikindi cy'ikigeragezo kandi turashaririwe. Ngwino ubane natwe. Duha amagambo dukwiriye kuvuga, duha ubuhamya dukwiriye gutanga, kandi no mu gihe ubona byaturenze twabaye nk'abasazi, ujye uduhisha mu gishura cyawe. Hari abafite ibigeragezo byo mu rugo, ngwino ubane nabo. Ngwino ubarinde gutora amashashi. Hari abategereje kuzababona ari abasazi, ngwino ubahishe mu nzu yawe. Hari abafite ibigeragezo byo mu kazi, bagiye bahemukirwa. Kera gututubikana ko mu maso habo kwatangaga umutsima, none barimo baratutubikana, ahubwo bigatwara n'umutsima bari barabitse. Turabakweretse ngo ugire icyo bakorera. Tukweretse abafite ibigeragezo by'abana, wabaduhaye nk'umugisha. N'ubu ntabwo turavuga yuko kubyara ari umwaka, kubyara ni umugisha. Wowe soko y'umugisha, ngwino duhindurire ibyo tubona byaducanze, kugira ngo abo waduhaye batubere umugisha. Ubwo tugenda twegera imbere, abana bacu bazabashe guhagarara mu byiza duhagazemo uyu munsi. Uri Imana ibishoboye, uri Imana ishoboye gutanga gukiza. Dore hano hari abana bawe barwaye, abaganga nabo byarabashobeye, kandi imbaraga nyinshi zirimo zirakura abantu mu nzu yawe, zirakura abantu ku bitanda byo kwa muganga ziberekeza mu biganza by'abapfumu, kandi abapfumu nabo bari mu biganza bya Satani. Ngwino uturinde nk'uko Zaburi 55 umurongo wa 3 bivuze, uturinde gukozwa hirya no hino kuko bidutera gusuhuza umutima tukinangira. Ngwino ubane natwe dukomeze. Hari abafite ibigeragezo
mwami Uwiteka, byo mu miryango bakomokamo. Bagerageje kuba isoko y'amahoro, ariko Satani yarabyanze. Ngwino wowe ufite ubushobozi, wowe wagiye utuma imiryango ya kera yunga ubumwe, wowe watumye Isaka ajya gupfa abona Yakobo na Esawu bapfukamye iruhande rw'igitanda cye agasinzira neza, aba ariko uha umugisha ababyeyi baraha. Uturinde umunabi mu miryango yacu. Hari ibigeragezo byinshi, hari n'ibyo tudashobora gusobanura impamvu, ariko uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana ifite imbaraga. Uturinde kujya ku miti y'abasazi, uturinde gucika ururondogoro ku maradiyo ari hanze aha y'ababwiriza b'ibihangange ariko b'ibinyoma. Uturinde kuzenguruka mu matsinda y'amasengesho tugenda twimuka tugira ngo ntutwumva, ubwo turi mu nzu yawe. Hahandi wavuze ko kuba umunsi umwe biruta iminsi 1000 hanze. Reka umugisha wasezeraniye abahageze. Hari umubyeyi utarabyaraga, yarahageze ararira. Ntabwo umuyobozi w'idini yabashije kumenya impamvu z'agahinda ke. Wowe Mana ireba agahinda k'abapfukamye mu nguni z'urusengero, wamuhaye umwana amwita Samweli. Samweli yabaye umuntu udasanzwe. Bishoboka ko hano haba hari umuntu ufite akagahinda, umuha igisubizo. Kandi itorero ryabwo ryari ryagenye amateraniro y'uyu munsi, akaba asoje iby'ijuru ryagennye, ibyo ijuru ribona ryasindagiza iri torero, iby'ijuru ririmo kubona ryaduha tukaba umuti mwiza muri iki gihugu, iby'ijuru ririmo kubona ryaduha imiryango yacu n'aho dukorera hakaboneka amahoro n'umutuzo. Ubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.